hari ikintu gikomeye kirambiye Imana kigiye gutuma hari Imana ikora umukwabo mu bapasiteri hano mu Rwanda. Insengero nyinshi z'Imana hano mu Rwanda zisa n'izasenyukiye kuri YouTube, abantu bibwira ngo bari kubaka ivuga butumwa no kurikuza no gutera imbere, ahubwo bari gusubira inyuma mu buryo ngiye kubasobanurira. Pastor asigaye yicara mu rugo ari gutegurira abantu b'Imana ikigisha za ko bakuri YouTube, akagitegura atagitinga views kurusha kugitegura atagitinga uburyo cy'abantu b'Imana babohoka, abatarakijijwe bagakizwa, abatazi Imana bakayimenya. Abapasiteri bize kuba abanyamakuru ku ngufu, araza mu kiganiro, araza kuri kamera agatekinika ubutumwa bwe cyangwa inyigisho ze zose ku rwego akonvenka abantu ko bagomba kuza kureba icyo kiganiro. Mwasomye Bibiliya muzicuritse. Abapasiteri bamaze ingo z'abandi baziyogoza, basahura amateleviziyo yabo mu buryo burendiregite n'amamodoka. Abagore bari kwirirwa bagurisha amamodoka yabo ngo bazaniye abapasiteri bitambo. Ngiye nitwa BKM. Iki ni ikiganiro cyitwa Ikambere Top News. Ikambere yuvuze ikambere wumva iki? Ikambere nyine wumva mu bwihisho, mu bwiru, ahantu hatagerwa n'abantu benshi. Iki ni ikiganiro kigamije gucukumbura amakuru y'ibintu bibera ahantu kure, abantu benshi badakunda kuvuga cyangwa se kuza kugana kuri bya bitekerezo, abantu benshi badakunda kugarukaho muri societe, ariko tukaba twaza tukabiganira. Iki ni ikiganiro cyacu cya mbere rero nababwiye ko iki kiganiro cyitwa Ikambere Top News. Kwa ngo nukuzana ya makuru agiye atandukanye biba bigenda biriho bivugwa, comment zibitambuka ku ma social media atandukanye, kugira ngo tubizana no tubiganireho, tubashe kubaka umuntu wacu w'imbere ndetse no w'inyuma, dutange morale muri societe. Muzabana nanjye ngenyine muri iki kiganiro, ni ngiye ugitegura, ni nanjye uzajya ukibagezaho. Uyu munsi wa none rero hari icyo ngusaba. Niba utarakora subscribe bikore kugira ngo utazacikwa n'iki kiganiro cyiza. Reka mbabwire rero, iki kiganiro kizumvwa n'abantu bafite level of understanding iri hejuru. Nta mwana uzabasha kucyumva kuko ni ikiganiro kizavugirwamo ibintu bikomeye cyane, mbisubimo bikomeye. Ni ikiganiro kizavugirwamo ubwiru bw'ibintu bikomeye abana batabasha kumva, cyangwa se ibintu bishobora kuba byahungabanya abana. So rero iki kiganiro ni cy'abantu bakuru bakuze, haba mu buryo bwa understanding, mu buryo bw'umwuka nk'uko abarokore babivuga, mu buryo bw'imyaka. No kuvuga ngo abantu bazi kwanaliza, abantu bazi gucukumbura, nibo tuzabasha kugendera muri iki kiganiro. Tuzajya tuvuga ku makuru yo mu nsengero, amakuru yo hirya y'insengero, amakuru yo mu gihugu hagati ndetse no hanze y'igihugu. Rero tuzabagira rero ikambere, tuzajya tuvuga ku makuru y'ibintu bihishe abantu benshi badakunda gusesengura, abantu benshi badakunda kuvugaho. Byose bizavugirwa muri iki kiganiro. Muranyanganira introduction y'ikiganiro itwaye umwanya munini, kwari kugira ngo nsobanure purpose, kwari kugira ngo nsobanure inzozi z'iki kiganiro n'umumaro dushaka. Resultat atandi nizihe rero? Resultat atandi cyangwa se umusaruro utegerejwe muri iki kiganiro ni uwuhe? Ni ukubona abantu bamenye ukuri kw'ibintu bashidikanyaho. Icya kabiri ni ukubona abantu bagize icyo basarura nk'inyungu cyangwa nk'ubumenyi mu biganiro byacu dukora. Icya gatatu ni ukubona abantu basa n'ubuzima Imana yifuje ko babamo batarabaho. So ngizo resultat atandi zo mu biganiro byacu tuzajya dukora. Uyu munsi rero turatangira tuvuga ku bijyanye n'amatorero cyangwa se ku bijyanye n'insengero. Abantu basenga bo baraza kubyumva cyane ibintu ngiye kuvuga. Ni nk'ubutumwa, nako so gushidikanya no ubutumwa, ni message kandi turutse ku Mana. Hari ikintu gikomeye kirambiye Imana kigiye gutuma hari Imana ikora umukwabo mu bapasiteri hano mu Rwanda, ariko saba pasiteri bose ni bamwe mu bapasiteri. Intama zo Uwiteka, intama z'Imana zirimo zirarorongotana kubera ko abashumba bazishumbye, abashumba bazo bagombaga kuziragira bazitaye bimukira ku musozi wa YouTube. Urambaza ngo gute? Nibyo ngiye gusobanura. Hashize igihe kigera, reka twegizagere nk'imyaka 10 wenda. Mu myaka 10 itambutse wenda urubuga rwa YouTube niho ruhishuwe cyane ko rukorera hano mu Rwanda mu buryo bw'official. Abantu benshi basobanukiwe iby'iryo banga rya YouTube babigiyemo,
baramenyekana, abandi impano zabo zirazamuka, ariko nubwo hari nabo zamanutse zari ziri hejuru kubera ko wenda content zabakoreweho cyangwa zabatwikiweho. Urubuga rwa YouTube ntabwo navuga ko rudafite umumaro, rufite umumaro ndetse mwinshi cyane, ariko kandi rufite na negative effects y'ukuntu rwangije ibintu byinshi muri societe. Ariko mu byangiritse ndaza kwibanda cyane mu gice cy'itorero cyangwa mu gice cy'umurimo w'Imana cyangwa se mu gice cy'urusengero. Turi kumwe? YouTube ni systeme ituma umuntu azamuka. Wango iyo ufite ibyo ubwira abantu, iyo ufite ibyo ukora, niyo waba uvugisha kuri cyangwa waba ubeshye, ushobora kugira igice cy'abagukurikiye bafite umutima nk'uwo ufite, cyangwa se baryohewe no kumva amagambo uvuga. Rero hariho ikibazo gikomeye, ni tutagicunga, ni tutakireba neza ngo tukigarurire hafi amazi atararenga inkombe. Gospel, ishusho y'ubutumwa bwa hano mu Rwanda biraza kwicurika cyangwa biraza kurangira byabyaye ikindi kintu kidafite ishusho cyangwa se gifite ishusho itazwe. Kubera iki? Uyu musozi wa YouTube ni umusozi umuntu wese ubishaka asigaye yahagarara akavuga icyo ashaka, agakora icyo ashaka, agatuma icyanditswe icyo ashaka, kandi iyo message cyangwa ubwo butumwa atanze bukaba bwamutumikira bukamuhereza icyo ashaka, ariko ijambo ry'Imana ridashaka. Imana irambiwe ibyo bintu. Tuzi ingero nyinshi z'abapasiteri bakoreraga Imana neza cyane bataramenya ibi bya YouTube. Babaga mu butayu basenga, binginga Imana ku bw'itorero, babonana n'intama, bakora ama deliverance abantu bakabohoka, basura abakristo babo, basura abarwayi kwa muganga. Ariko ubu mu buryo bw'umwuka insengero, nubwo wenda hateyemo na COVID-19 insengero zigafungwa, izi z'amatafari n'amazu, dore ko atari zo nsengero. Buryo urusengero rukomeye ni urusengero rwimukanwa. Urusengero rukomeye ni urusengero rugaragara nyuma y'urusengero rw'amabuye n'amatafari. Ariko hariho ikibazo gikomeye, insengero nyinshi z'Imana hano mu Rwanda zisa n'izasenyukiye kuri YouTube, abantu bibwira ngo bari kubaka ivugabutumwa no kurikuza no gutera imbere, ahubwo bari gusubira inyuma mu buryo ngiye kubasobanurira. Kubera ko YouTube yubatse cyangwa se ari platform ihemba ibyo umuntu avuze, ihemba ibyo umuntu akora, uburyo wakurikiwe, uburyo watwitse, abantu bakagukurikira ku bwinshi, abantu bakareba ibiganiro ukora n'izindi content zitandukanye. Wenda ushobora kuba uri kureba kino kiganiro utarubiza, ariko YouTube ni platform ihemba watch time, views, uko abantu bagukurikiye ari benshi. Rero hari ikibazo gikomeye kiri gusenya ubwami bw'Imana ku buryo buri hejuru ndetse cyane, ku buryo ni atagira igikorwa cyangwa Imana nitagira akantu ikora, turaza kwisanga ahantu hakomeye, turaza gusenya ubutumwa twavuze, turaza gusenya byinshi tugira ngo turi kubyubaka. Abantu birukanye kuri YouTube abakozi b'Imana batandukanye bagira ngo bari kwagura ubwami bw'Imana, naho mu buryo burendiregite bari kubusenya ku buryo ngiye kubabwira. Uyu munsi pastor araza kuri YouTube agafungura channel, akavuga ati iyi chaîne yanjye ifite umurongo wivuga butumwa runaka cyangwa se izagica ibiganiro cyangwa icyo n'ibyigisho. Ariko bakimara gusobanukirwa ko bino bintu birimo ibiryo, bino bintu birimo ibirayi, bino bintu birimo umugati, iyereka abari bafite byo gufungura amashene ryarahindutse. Pastor asigaye yicara mu rugo ari gutegurira abantu b'Imana icyigisha za ko bakuri YouTube, akagitegura atagitinga ama-views kurusha kugitegura atagitinga uburyo cy'abantu b'Imana babohoka, abatarakijijwe bagakizwa, abatazi Imana bakayimenya. Ibyo byose bibabaje Imana. Abapasiteri bize kuba abanyamakuru ku ngufu, araza mu kiganiro, araza kuri kamera, agatekinika ubutumwa bwe cyangwa inyigisho ze zose ku rwego akonvenka abantu ko bagomba kuza kureba icyo kiganiro kugira ngo arebe ko yabona views acuruza. Mbere bakibereye mu nzu y'Imana bataraza kuri YouTube, bagiraga umwanya wa counseling, bagiraga umwanya wo gusura abarwayi n'abakristo, bagiraga umwanya wo gutegura amasengesho yo kwiriza ubusa bagasengesha itorero.
ahubwo ibintu byose babishyize online, barategura amasengesho akabera online, akabera kuri YouTube, akabera kuri Zoom. Ndabizi ko ibihe turimo bigoye ko abantu bahura, ariko it's not always the case. Hari aho biri ngombwa none abemerewe guhura, abemerewe gukora mu buryo burofisha. Imana irababaye kubw'abapasteri bamwe, si bose, bashoye inda zabo kuri YouTube bibagirwa ko bahamagawe n'Imana kandi bagomba kuyikorera. Imana yari yaravuze ko ubwami bwayo burubakitse, nimunkorera nanjye nzabakorera ibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka, ibindi byose mukeneye muzabyongererwa nyuma y'ubwo bwami. Ariko ikibabaje, abantu benshi cyane bari kuza ku murongo bahiga ibituruka ku bwami kurusha kubanza gutunga ubwami bw'Imana. Ibyo ngibyo Imana irabirambiye. Buno butumwa nubwo abapasteri, nubwo abapotre, nubwo ababishop, nubwo abavuga butumwa n'abandi bantu bose bakorera umurimo w'Imana kuri YouTube, ariko bakawukora nabi, bagafata ijambo ry'Imana bakarituma icyo bashaka ko ribakorera, kuruta ko bareka ijambo ry'Imana rigatuma icyo ryatumwe ku bakristo cyangwa ku bantu b'Imana ko rigomba gukora. Ibyo bintu byose Imana irabirambiwe. Mwibagiye guhamagarwa kwanyu kwa mbere, mwaratambikiriye, ibintu byose byagiye online, ibintu byose byabaye business. Ngo nudatanga igitambo ntabwo usengerwa, ngo nudatanga ituro ntabwo usengerwa. Bamwe barirwa biyamamaza ku ma YouTube bakavuga n'ibyiciro by'amaturo bagomba guhabwa mu izina rya Yesu. Gutanga ituro umuntu abyigisha undi, umutima ukunze warangiza kubihata utanga ituro akajya kuritanga kuko yamaze kumva umumaro wo kuritanga. Gutanga ituro ni itegeko ry'Imana ariko ntabwo ari itegeko ry'abantu. Si wowe gushyira umuntu mu rubanza igihe ataritanze ngo mushakire ibihano kuko Imana yizamwihanira. Kora icyo agombaga gukora nk'umukozi w'Imana, ureke kwirirwa gutinda ku maturo n'ibya 10. Wowe bivuga nk'umwigisha ubyigisha abantu ariko wibategeka. Wishyiraho kondisiyo uvuga ngo nibitaba gutya nibitagenda gutya ntabwo ibi biba. Mwasomye Bibiliya muzicuritse. Abapasteri bamaze ingo z'abandi baziyogoza, basahura amateleviziyo yabo mu buryo burendirigite n'amamodoka. Abagore bari kwirirwa bagurisha amamodoka yabo ngo bazaniye abapasteri bitambo, ingo zikirirwa zisenyuka kubera abapasteri, kandi aribo bari kubaka ubwami bw'Imana, none nibo bari gusenya ingo mu buryo burendirigite. Ibintu byose kibaye cyose agakubise kose ati kugira ngo ukiri iyo ndwara ugomba kuzanira Imana miliyoni. Ibyo ngibyo umwuka ntawe wabutandukaniye n'abapfumu. Niba umuntu Imana imukoreye igitangaza ku buzima bwe bikagaragara ko ubuzima bwe bubohowe, uwo muntu icyo umutima ahatwa gukorera Imana agomba kugikora ku bwende bwe, ariko atabikoze kuri force y'umupasteri. Imana ntabwo yigize yidushyiraho ikiguzi, ntabwo ibintu by'Imana ari mpaguye, ntabwo ari ukugura. Ntabwo Imana yigeze ipanga hariya tarifu yo kuvuga ngo uzakira diabete azakora iki, avuga ngo uzakira sida azakora iki. Abapasteri basizeho ibiciro. Urwaye malaria afite amafaranga runaka agomba gutanga kugira ngo akire. Urwaye igituntu, urwaye sida, uko ibibazo bikurikirana abantu bafite, niko ituro cyangwa se ikiguzi cyo ngo cyo gusengerwa kigomba kujya hejuru. Ayo mafaranga uri kwaka uwo muntu uruhijwe n'uburwayi kugira ngo umusengere, iyo yagira yari kujya gushaka dogiteri akayamuha kuko ari byo yiza akabimukorera. Impamvu yakuzeho nk'umukozi w'Imana nuko azi ko mu Mana abantu bose bemerewe kuhinjira kandi bakakura ibisubizo. Ariko namwe abakristo, you need to be serious. Mugomba gufata ijambo ry'Imana mukarisoma mukirebera mu ndorerwamo y'ijambo. Bibiliya avuga ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitikwa abana b'Imana no kwitirirwa izina rye. Tukongera tukabona ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, nta gisika kikiriho, buri muntu wese yemerewe kwinjira ahera. So why you don't read the Bible? Abapasteri bafatiye abantu kugakanu kugahanga, barirwa bazana inyigisho z'ibinyoma n'ubutubuzi. Nta bindi bikivugirwa kuri YouTube no kwigisha abantu gutura gusa. Ntabwo ituro ry'umuntu ryonyine rishobora kumugeza ku Mana. Ntabwo ituro rishobora kuguhesha ubugingo buhoraho. Hari ibindi bintu bikwiye kubanza kwigishwa abakristo, bikwiye kubanza kwigishwa abantu mbere yuko mwirwa mubashishikariza ngo gutanga ibitambo no gutamba amaturo. Let be serious. Ujye ora wirebera mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana.
abantu nibareke kubeshya, abantu nibareke kwiyoberanya bagenda bateka imitwe, bagenda batereka. Hari ukuntu abantu bafashe ibintu barabitekinika ugasanga umuntu ari gufata ibyanditswe agenda bicurikiranya kugira ngo abicuruze. Oya, ntabwo ari exchange yabayeho ni amaraso ya Yesu Kristo yamenetse, buri wese ahita yemererwa kwinjira hera hatari kwinjira. So abantu nibareke gutekinika Bibiliya ngo bayitume ije kubakorera icyo bashaka kuruta ko ijambo ry'Imana rigenda rigakora icyo ryatumwe ku bantu b'Imana. Igihe kirageze, Imana ije gukora mu kanje, Imana ije kurebana n'abapasteri b'abatekamitwe, abapasteri b'ibinyoma bimukiye kuri za social media, bimukiye kuri YouTube bagata intama zikaba ziri kurorongotana, intama zikaba ziri kunywa amazi y'ibiroho hazaranywaga amazi meza, mukaba mwariyiziye mwarahinduye platform mwakoreragaho ngo no kugira ngo mubone ababakurikira, mubone ama views menshi, ngo YouTube ngo mucuruze, ngo mubone amafaranga mugwize mutunganira. Ubwami bw'Imana nibwo bwa mbere dusabwa gutunga, ibindi byose bikaza nk'inyongera. That is what the Bible says. Naho ubwawe ujya wisuzuma inyigisho utanga, ibiryo ugaburira abantu muri iyi minsi. Girebe ukuntu wakoraga umurimo w'Imana n'ukuntu wavugaga ubutumwa bwiza abantu b'Imana. Girebe ukuntu wafataga iminsi 3 wiriza ubusa uri kwingingira itorero ry'Imana. Girebe ukuntu abantu bakuganaga bakagusanga uri mu bihe byiza kubera ko wafataga umwanya wo gusoma Bibiliya ukabona icyo haba Kristo. Ariko uyu munsi usigaye usoma ijambo ry'Imana ushaka ijambo ry'umuti, ushaka ijambo ngo riza gutwika, ushaka ijambo ngo riza gutanga views nyinshi. Abapasteri bize gukora amatitire bize gukora amatitire akomeye y'ibiganiro, akavuga ati iki kigisho cyanye ngiye kugira ino titire imeze gutya kugira ngo abantu bakirebe. Donc target mission afite ikomeye niyo kurebwa. My godness, Imana irababaye, Imana ifite agahinda k'ibyo bintu murimo. Ntibakigira umwanya wo gugura no gusengera abakristo, ahubwo ari guhangana n'ibinyamakuru, kavuga ati bariya ko bakoze inkuru imeze gutya, ati buriya ngiye nakoze iriya. Ibyo byabagize bizi kubera gushaka amafaranga ya YouTube, ntimugifitiye umwanya itorero. Ni ibintu by'ibitekinika no guhimba gusa. Byari byiza ko twagurira ivugabutumwa kuri iyi platform ya YouTube, biranaryoshye biranashimishije kubera ko ikurikirwa n'abantu benshi. Ariko check well, ni yentego ufite y'ubutumwa bwiza. Donc uratuma ubutumwa bwiza kujya gukora icyo bwatumwe nyine ku bantu, cyangwa urabutuma kugira ngo bugukorere wicyo ushaka ko bugukorera. Hari ukuntu abantu bigisha ibintu babitekinika, ukavuga ati Imana iradusaba gukora gutya, gutanga ibitambo kugira ngo dukurirweho ibyaha. Ahubwo wowe ukavuga ati iragusaba gutanga igitambo kugira ngo ukire indwara ikomeye yakurembeje. Ubwo nimba uciye umuntu miliyoni kugira ngo umusengera akire diabete, iyo miliyoni yayigira ntiyari kujya kureba dogiteri, aje ku Mana kuko azi ko ku Mana ari mu buruhukiro. Imana ntiyishyuza ntituvunjisha ngo kiraho gutya ngo noneho ngo bigende gutya. Donc iri sufi yo kwemera ko amaraso ya Yesu Kristo yabaye igitambo nyamukuru, iri sufi ko kwemera ko amaraso ya Yesu Kristo yatumenekeye. Ibindi ubikora kubw'umutima ukunze. Tugira ubwoko bw'amaturo bwinshi butandukanye, ituro ry'umutima ukunze, ituro ryo gufasha abarwayi, ibintu byose. Ahubwo reka mbagira inama mu bapasteri, nimufate umwanya munini cyane wo kubanza kwigisha abantu. None nimara kubigisha, kuko mu ishuri tugira ibyiciro bitandukanye by'abanyeshuri. Hari abamva vuba, hari abumva batinze, hari abumva ntibashyira mu bikorwa kandi bazi ko ari ukuri gushyira mu bikorwa. Ubwo mufate abantu, mureke kubatwara kuri riteme yo kumeze nkaho kubategeka. Ahubwo mufate umwanya mukora ikintu bita education, mubigishe amahame y'ijambo ry'Imana, amahame y'amaturo, amahame y'ibitambo. Donc bayamenye, none imitima yabo iragigeraho ibakubite bo ubwabo baze kubikora. Kuko hari abantu bahahamutse, hari ingo nyinshi zasenyutse, hari abagore bagurishije amamodoka n'amazu y'abagabo babo ngo bari gushaka ibitambo bashyira abapasteri. So nimba ivuga butumwa rimeze gutya ryo riyanta umuntu mu gusenya urugo, bwaba ari ubuhe bwoko bw'ubutumwa waba uri guha abantu? Please, nababwiye ngo iki kiganiro abantu bazabasha kujya bagikurikira ni abantu bakuze bafite level of understanding iri hejuru. Si ikiganiro cy'abana, ni Ikambere Top News. Ngo no kujya
hahandi mubwira kureba ibintu abantu badakunda kuvuga, twebwe nibyo dushaka kuzajya tuvugira muri iki kiganiro. Ibintu bitagenda neza, ibintu abantu benshi bakunda kujudginga, ibintu abantu benshi bakunda kwibazaho muri society, tukabizana kuko simbizanye nka doctor, mbizanye nk'umunyamakuru. Itangazamakuru rigira umumaro wo kwigisha, guhugura ndetse no gucyaha. Ubwo rero ugomba kumva ikiganiro ugakuramo ibyawe bizima bigufitiye umumaro, ibitari bizima, ibyo wumva bitagufitiye umumaro bishyire muri cycle bin, bijugunye, ariko wite ku bigufitiye umumaro. Igihe kirageze Imana yerekana abayikorera by'ukuri. Ijambo ry'Imana muri Yohana ryo bivuga neza ngo nkwiye gukora umurimo w'abantu myakiri kare, kuko bugiye kwira kandi n'igihe umuntu atabasha gukora. Ngo kandi ukuri kuzaba batura nimukumenya. Abakunzi b'ukuri mwese mbifurije umugisha w'Imana. Iki ni igice cyacu cy'ikiganiro. Abapasiteri please, si mwese, ariko abantu bimukiye ku musozi wa YouTube bashaka amafaranga kurusha kwamamaza ubwami bw'Imana, you will never get it. Ntabwo muzayabona, kubera ko umurage wanyu ari ugukorera Imana. Naba ari byo bijya imbere, izindi avantage zizi inyuma, kuko mutaraza ahantu mufite uburyo cy'Imana yari ibatunze. Ubu ngubu ntabwo ariho musobanukiwe ko mugomba gucuruza Bibiliya. Ubu ntabwo ariho musobanukiwe ko mugomba gutekinika ibintu bikabyara ubuzima, kuko hari ubuzima Imana ateguriye umuntu yikorera neza. Donc ibiri planned, ibyo sinangomba ngo bisengera. Oya, nta mukozi w'Imana usengera ibiryo cyangwa ibyo kwambara, ahubwo Imana ishinzwe. Imana ishinzwe kubimuha atabisabye. Wamara iminsi 2 usenga usaba umwuka wera, ariko ntiwayimara usengera ibyo kurya. Hari ibintu Imana ishinzwe ku muntu wayo yaremye nk'inshingano, nk'uko umubyeyi abavuga ngo umwana wanjye arambara iki, aziga gute, azarya gute. Natwe mu rugo rwa data hari ibintu Imana ibishinzwe kudukorera, kuko ari Imana. Iki ni ikiganiro cyacu cya mbere. Iyi ni part 1 y'ikiganiro cyacu. Ni ikiganiro kizajya gitambuka kuri ishene buri munsi. Tuzaba dufite ikintu twateguye tugiye kuganiraho. Reka mbakumbuze, ku nshuro ya kabiri y'iki kiganiro cyangwa ku munsi wacu wa kabiri, tuzaganira ku bintu 5 biranga umunyamakuru w'umukristo n'umukristo w'umunyamakuru. Nimba ari abantu bari kudobya ibintu, bari kwica ibintu muri ubu bwami bibwira ngo bari kubizura, nimba ari abantu bayobeje abantu benshi bibwira ngo bari kubayobora mu nzira nziza, ni ku musozi w'itangazamakuru rya Gikristo mu Rwanda nubwo atari hose. Barakira ibintu byose babihaye karibu, abafite amatiku, abafite amanyanga, abazanye ibintu byinshi bitandukanye. Nufata inkota ukayiha umuntu ugiye kwica cyangwa kumena amaraso, nubwo atari wowe wayamenya, ahubwo watumye umuntu kubikora. Umuntu ukomeye muri iyo proje n'uweguye inkota akayitiza umuntu ngo ajye gukora icyo cyaha cyo kumena amaraso. Niba utije umuntu mikrofoni, uzi neza ko ibintu agiye kuvuga ari ibiyobya intore z'Imana, ari bituma abantu bajya mu byaha, ari bituma abanyantege nke barindimuka, umenye ngo wowe umutije mikrofoni ubizi, uri umufatanya cyaha ukomeye w'uwo muntu ukoze icyo kintu, ndetse n'imanza zanyu zisa n'izizangana, kubera ko abaye umufatanya bikorwa w'umunyabyaha. Ibyo bizavugwa muri part 2 y'iki kiganiro. Tuzarebera hamwe itandukano riri hagati y'umunyamakuru w'umukristo n'umukristo w'umunyamakuru. Tuzareba ese koko itangazamakuru rya Gikristo kuri uyu musozi riri gukora uko Imana ishaka. Donc izina biyitiriye ryo kwitwa abanyamakuru b'abakristo, ese ibyo bakora koko nibyo batangariza abantu, nibyo bagaburira isi, birasa na content
gospelike. Ibyo ni ibintu tuzaganiraho uyu munsi. Nari nashatse kuvuga kuri kiriya gice cya mbere cy'abantu bayobeje ubutumwa bwiza cyangwa se bagoretse ubutumwa bwiza, bakavuga ibijyanye n'imitekerereze yabo n'amarangamutima yabo, ariko ntibavuga iki ijambo ry'Imana rishaka ko bavuga. Bafashe ijambo ry'Imana bakarigoreka, bakarituma ngo ribakorere icyo bashaka, ariko ryo ntirigende ngo ritumwe icyo ryagenewe gutumwa muri plani y'Imana cyangwa se mu mugambi w'ijuru. So murakoze cyane, mwari kumwe na BKM muri iki kiganiro. Iyi ni part 1 Ikambere Top News. Ni ikiganiro muzahora mukurikira buri mugoroba, kirajya gitambuka. Murajya mudutiza ibitekerezo, mutuzanira ibintu mwifuza ko tuganiraho, tubiganireho.